tudatinze rero n'ikibazo cya gatanu. Ikibazo cya gatanu kirabaza kiti uri umuyobozi wa velomoteri uhuye n'umwe mu nshuti zawe agusaba ko wamutwara ukamusiga ku wundi muhanda ufite imyaka 18 ariko nta ngofero yindi yabugenewe ufite wamutwara. Ese hano wamutwara? Muraho neza, nongeye kubasuhuza mwese abakurikiye Road Rules Academy. Inica niwe wagezeho amategeko y'umuhanda by'umwihariko itanga ibibazo n'ibisubizo bigufasha gutsinda neza ikizamini cya provisoire. Ni muri mushyashya kuri no channel tugwaye ikaze. Nyagusaba gukora subscribe, ubibuke gukanda like kandi ntiwibagirwe comment y'abantu tugiye kugera muri ibibazo 20 byateguwe. Nje mu umunsi ku munsi nitwaje muve, reka mwibutse ufate akaye n'agakaramu kugira ngo wandike ibisubizo uramanota wari kugira muri ibibazo 20 byateguwe. Ikindi kandi igihe uri gusubiza ibibazo jya ubishyiraho umwete kuko hari abantu batabyitaho agapfa kubikosora gutyo biraho, nyamara ejo yagera ku kizamini agasanga bya bindi yagiye asimbuka nibyo bazanye. Mujye mubishyiraho umwete kandi mujye mwibuka kureba video muyisoze. Twatinze n'ikibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwara ikinyabiziga kikubwira iki? A. Umuyaga w'intambike. B. Urusaku rwa mu muhanda. C. Ikibuga cy'indege. D. Ibisubizo byose nibyo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Iki cyapa gisobanura umuyaga w'intambike cyangwa ni B. Urusaku rwo mu muhanda. Ese ni C. Ni ikibuga cy'indege cyangwa ni D. Ibisubizo byose nibyo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese iki cyapa iyo ukibonye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? Twandike. Hano igisubizo ni A. Umuyaga w'intambike. Iki cyapa nta kindi gisobanura mu byapa biburira, bibutsa ko ibyapa biburira biba biri mu ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango mu ibara ry'umukara. Icyapa rero iyo ukibonye kikubwira ko aho hantu ugeze hari umuyaga w'intambike ushobora kuzamura ivumbi, bityo uba ukwiye kugenda urushijeho kwitonda. Igisubizo ni A. Twatinze n'ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwara ikinyabiziga kikubwira iki? A. Guhindura icyerekezo ibumoso ugana aho bahagarara. B. Umuhanda udakomeza. C. Ntibyemewe guhindura icyerekezo ibumoso. D. Guhindura icyerekezo ibumoso ugana ku cyome. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Ni guhindura icyerekezo ibumoso ugana aho bahagarara cyangwa ni B. Umuhanda udakomeza. Ese ni C. Ntibyemewe guhindura icyerekezo ibumoso cyangwa ni D. Guhindura icyerekezo ibumoso ugana ku cyome. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwara ikinyabiziga kikubwira iki? Twandike. Hano igisubizo ni B. Umuhanda udakomeza. Iki cyapa nta kindi gisobanura mu byapa ndanga, bibutsa ko ibyapa ndanga biba biri mu ishusho ya mpande enye cyangwa se mu ishusho y'urukiramende, ubuso bwera n'ikirango mu ibara ry'umukara. Iki cyapa rero nta kindi kikubwira iyo ukibonye ku muhanda cyangwa se ahantu kibonye, yaba no mu bibazo kikubwira ko ari umuhanda udakomeza, cyangwa se iyo ukibonye utwaye ikinyabiziga kikubwira ko aho hantu ugeze hari umuhanda udakomeza, bityo ukwiye gushaka izindi nzira zo kunyura. Twatsinze n'ikibazo cya gatatu. Ikibazo cya gatatu kirabaza kiti muri iri sangano ry'umuhanda hari icyapa gisobanura guhagarara n'umurongo wera urombereje mu nzira. Ni iyihe mpamvu hari iki cyapa cyo guhagarara hano? Ese ni ukubera iki hari iki cyapa cyo guhagarara muri iri sangano ry'umuhanda? A. Biragoye kubona neza mu muhanda munini. B. Umuvuduko mu muhanda munini wavanyweho. C. Ni mu isangano ry'umuhanda rikoreshwa cyane. D. Hari imirongo iburira ibyago bitunguranye. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Biragoye kubona neza mu muhanda munini cyangwa ni B. Umuvuduko mu muhanda munini wavanyweho. Ese ni C. Ni mu isangano ry'umuhanda rikoreshwa cyane cyangwa ni D. Hari imirongo iburira ibyago bitunguranye. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga gishinze hano cyangwa se ubonye ino shusho muri rusange ikubwira iki? Twandike. Hano igisubizo ni A.
biragoye kubona neza mu muhanda munini. Mpamvu bashyiraho iki cyapa hano bagishyira ku mihanda cyane cyane iza yiyunga ku wundi muhanda munini, bivuze ngo hano ugomba guhagarara akanya gato nk'uko iki cyapa kivuga ko ugomba kuhagera ugahagarara akanya gatoya, ubundi warangiza ukareba hepfo cyangwa no haruguru ko nta kinyabiziga kiri kuhatambuka kugira ngo ubone ukuntu winjira muri uwo muhanda. Niyo mpamvu hari iki cyapa cyo guhagarara hano. Nkomeza kugusaba ni muri mushyashya kuri ino channel, ndagusaba gukanda kuri iyo subscribe cyangwa se kuri iryo jambo ryitwa subscribe mu mukara, nibuka gukanda kuri icyo gikumwe kandi ntuza kwibagirwa gusiga comment y'abantu tugiye kugira muri ibibazo 20. Kindi kandi unayisharinga inshuti zawe ku musozo w'ino video nimba nta kintu bigutwaye. Nidatinze n'ikibazo cya kane. Ikibazo cya kane kirabaza kiti rumoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 zishobora gushyirwaho akagarurarumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Ese niyo zikuruwe n'ibihe binyabiziga? Rumoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 zishobora gushyirwaho akagarurarumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Ese niyo zikuruwe n'ibihe binyabiziga? A. Velomoteri. B. Ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande. C. Amavatiri y'ifasi. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Ni velomoteri cyangwa ni B. Ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande. Ese ni C. Ni amavatiri y'ifasi cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni ibihe binyabiziga muri ibi bikurikira? Twandike hano igisubizo ni B. Ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Rumoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 zishobora gushyirwaho akagarurarumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Igisubizo ni B. Tudatsinze n'ikibazo cya gatanu. Ikibazo cya gatanu kirabaza kiti uri umuyobozi wa velomoteri uhuye n'umwe mu nshuti zawe agusaba ko wamutwara ukamusiga ku wundi muhanda ufite imyaka 18 ariko nta ngofero yindi yabugenewe ufite, wamutwara? Ese hano wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga wamutwara cyangwa ntiwamutwara? Uri umuyobozi wa velomoteri uhuye n'umwe mu nshuti zawe agusaba ko wamutwara ukamusiga ku wundi muhanda ufite imyaka 18 ariko nta ngofero yindi yabugenewe ufite, wamutwara? Ese hano wamutwara cyangwa ntabwo wamutwara? A. Yego. B. Yego usibye urugendo rurerure. C. Yego usibye urugendo rugufi. D. Oya. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Yego wamutwara cyangwa ni B. Yego usibye urugendo rurerure. Ese ni C. Yego usibye urugendo rugufi cyangwa ni D. Oya ntabwo wamutwara. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese wamutwara cyangwa ntabwo wamutwara? Twandike hano igisubizo ni D. Oya. Hano ntabwo ushobora kuba wamutwara. Mu gihe hano nta yindi ngofero yabugenewe ufite, ushobora kuba hano utabona ukuntu umutwara kandi nta nubwo biba byemewe kuko polisi yigufashe irakwandikira cyangwa se abashinzwe umutekano cyangwa se n'ababishinzwe muri rusange iyo bagusanze wakoze icyo gikorwa baraguhana. Tudatinze n'ikibazo cya gatandatu. Ikibazo cya gatandatu kirabaza kiti nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni? Ese iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange umuvuduko ungana ute? A. Kilometero 60 mu isaha. B. Kilometero 40 mu isaha. C. Kilometero 25 mu isaha. D. Kilometero 20 mu isaha. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Kilometero 60 mu isaha cyangwa ni B. Kilometero 40 mu isaha. Ese ni C. Kilometero 25 mu isaha cyangwa ni D. Kilometero 20 mu isaha. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese umuvuduko ungana ute? Twandike hano igisubizo ni A. Kilometero 60 mu isaha. Iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange umuvuduko ungana na kilometero 60 mu isaha. Igisubizo ni A. Nkomeza kukwibutsa nimba uri mushyashya kuri ino channel ndagusaba gukanda subscribe cyangwa se gukora kuri iyo buto ya subscribe, wibuke gukanda like cyangwa kuri icyo gikumwe kireba hejuru. Kindi kandi ntiwagirwe kwandika comment y'abantu tugiye kugira muri ibibazo 20 byateguwe.
kandi wanayisharinga inshuti zawe nimba nta kintu bigutwaye. Tudatinze n'ikibazo cya karindwi. Ikibazo cya karindwi kirabaza kiti ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe rwa romoroki ikuruwe na bene iki kinyabiziga ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira. Ese ni ibihe bipimo biba bitagomba kurenga? Ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande n'ubwa romoroki ikuruwe na bene iki kinyabiziga ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira. Ese ntibishobora kurenza ibihe bipimo? A. Metero 1 na santimetero 25. B. Santimetero 30. C. Santimetero 75. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Ni metero 1 na santimetero 25 cyangwa ni B. Santimetero 30. Ese ni C. Santimetero 75 cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni ibihe bipimo biba bitagomba kurenga? Twandike hano igisubizo ni A. Metero 1 na santimetero 25. Ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwa romoroki ikuruwe nayo n'iki kinyabiziga ntibishobora kurenza metero 1 na santimetero 25. Naho ku binyabiziga bifite akanyabiziga ko ku ruhande ni santimetero 30. Tudatinze n'ikibazo cya 8. Ikibazo cya 8 kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye ikinyabiziga kikubwira iki? A. Umuhanda uromberejeho ibice byinshi ku birometero 50. B. Intera nto ntarengwa ya metero 50 hagati y'ibinyabiziga. C. Umuvuduko urenga ibirometero 50 mu isaha. D. Umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 50 mu isaha. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Umuhanda uromberejeho ibice byinshi ku birometero 50 cyangwa ni B. Intera nto ntarengwa ya metero 50 hagati y'ibinyabiziga. Ese ni C. Umuvuduko urenga ibirometero 50 mu isaha cyangwa ni D. Umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 50 mu isaha. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? Twandike hano igisubizo ni D. Umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 50 mu isaha. Iki cyapa kiri mu byapa bibuza kikubuza kurenza umuvuduko wa kilometero 50 mu isaha. Tudatinze n'ikibazo cya 9. Ikibazo cya 9 kirabaza kiti mpagaze ku murongo wo guhagarara umwanya muto. Ese hano nshobora gukora iki? Ese hano nk'umuyobozi w'ikinyabiziga uhagaze ku murongo wo guhagarara umwanya muto ni iki ushobora kuba wakora ukurikije ibyo uri kubona kuri ino shusho? A. Nshobora gukata iburyo. B. Nshobora gukata ibumoso. C. Nshobora gukata ibumoso cyangwa iburyo. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Nshobora gukata iburyo cyangwa ni B. Nshobora gukata ibumoso. Ese ni C. Nshobora gukata ibumoso cyangwa iburyo cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese hano nk'umuyobozi w'ikinyabiziga uhagaze ku murongo wo guhagarara umwanya muto ushobora gukora iki? Twandike hano igisubizo ni B. Nshobora gukata ibumoso. Hano mu gihe uhagaze ku murongo wo guhagarara umwanya muto ushobora kuba wakata ibumoso nk'uko muri kubibona kuri ino shusho. Hari icyapa kivuga guhagarara akanya gato ndetse hakaza n'ikindi cyapa cy'inyunge kiri munsi kikubwira ko utemerewe gukata iburyo. Bivuze ngo hano inzira ibishoboka ni ukujya ibumoso. Niyo mpamvu hano igisubizo ari B. Tudatinze n'ikibazo cya 10. Ikibazo cya 10 kirabaza kiti ibiziga by'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri n'ibya velomoteri kimwe n'ibya rumoroki zabyo bigomba kuba byambaye inziga zidahagwa zifite amano n'ubujyakuzimu bitari hasi ya milimetero 1 ku migongo yabyo yose, n'ubudodo bwabyo ntibugire ahantu na hamwe bugaragara kandi ntibugire aho byacitse bikomeye mu mpande zabyo. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ese ni kubihe binyabiziga ibi bivuzwe bidakurikizwa? Ibinyabiziga cyangwa se ibiziga by'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri n'ibya velomoteri kimwe n'ibya rumoroki zabyo bigomba kuba byambaye inziga zidahagwa zifite amano n'ubujyakuzimu butari munsi ya milimetero 1 ku migongo yabyo yose, n'ubudodo bwabyo ntibugire ahantu na hamwe hagaragara cyangwa se ubwo budodo ntibube bugaragara kandi ntibugire aho byacitse bikomeye mu mpande zabyo. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ese ni ibihe binyabiziga
ibyo bivuzwe bidakurikizwaho: a. Ibinyabiziga bidapakiye kandi bitajya birenza umuvuduko wa kilometero 25 mu isaha ahateganye. b. Ibinyabiziga bya polisi bijya ahatarenga kilometero 25 uvuye aho biba. c. A na b ni ibisubizo by'ukuri. d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni a. Ni ibinyabiziga bidapakiye kandi bitajya birenza umuvuduko wa kilometero 25 mu isaha ahateganye, cyangwa ni b. Ibinyabiziga bya polisi bijya ahatarenga kilometero 25 uvuye aho biba. Ese ni c. A na b ni ibisubizo by'ukuri, cyangwa ni d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Twandike. Hano igisubizo ni a. Ibinyabiziga bidapakiye kandi bitajya birenza umuvuduko wa kilometero 25 mu isaha ahateganye. Ibyo binyabiziga bidapakiye bitajya birenza umuvuduko wa kilometero 25 mu isaha ahateganye akenshi tubisanga muri bino binyabiziga bihinga cyangwa se muri izi mashini. Twatunze n'ikibazo cya 11. Ikibazo cya 11 kirabaza kiti: iki kimenyetso kiri mu muhanda kivuze iki? Ese iki kimenyetso wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ukibonye mu muhanda kikubwira iki? a. Biremewe kunyuranaho. b. Umuyobozi abujijwe kukirenga. c. Wegereye icyapa cyo guhagarara umwanya muto. d. Umuhanda ufunganye. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni a. Biremewe kunyuranaho, cyangwa ni b. Umuyobozi abujijwe kukirenga. Ese ni c. Wegereye icyapa cyo guhagarara umwanya muto, cyangwa ni d. Umuhanda ufunganye. Ese iki kimenyetso kiri mu muhanda kivuze iki kuri wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Twandike. Hano igisubizo ni b. Umuyobozi abujijwe kukirenga. Ikimenyetso nk'uko muri kubibona kiri mu muhanda ni umurongo wera udacagaguye cyangwa se urombereje udacagaguye, bivuze ko ntago wemerewe kuwurenga, by'umwihariko ku mirongo idacagaguye ntago wemerewe kunyuranaho, nta nubwo wemerewe guhindukira, yewe nta no kujya mu kindi cyerekezo. Bivuze ngo ujya muri icyo cyerekezo kindi ari uko urangije kuwurenga. Niyo mpamvu hano umuyobozi w'ikinyabiziga ababujijwe kukirenga. Igisubizo ni b. Twatinze n'ikibazo cya 12. Ikibazo cya 12 kirabaza kiti: iyo mu muhanda hashushanyijwemo umurongo wera ucagaguye. Ese iyo mu muhanda hashushanyijwemo umurongo wera ucagaguye, wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ukwiye gukora iki? a. Ntugomba kujya mu kindi gice cy'umuhanda. b. Ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. c. Ugomba guhagarika ikinyabiziga. d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni a. Ntugomba kujya mu kindi gice cy'umuhanda, cyangwa ni b. Ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Ese ni c. Ugomba guhagarika ikinyabiziga, cyangwa ni d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese iyo mu muhanda hashushanyijwemo umurongo wera ucagaguye, wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga uba ushobora kuba wakora iki? Twandike. Hano igisubizo ni b. Umuyobozi ashobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Hano iyo mu muhanda hashushanyijwemo umurongo wera ucagaguye, ibyo nari maje kubabwira ahabanza bitemewe ku murongo udacagaguye, hano kuwucagaguye uba ushobora kuba wajya mu kindi gice cy'umuhanda, uba ushobora kuba wanyuranaho bibaye ngombwa mu gihe biri ngombwa. Niyo mpamvu hano igisubizo ari b. Twatinze n'ikibazo cya 13. Ikibazo cya 13 kirabaza kiti: iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye ikinyabiziga kikubwira iki? a. Iherezo ry'umuhanda uromberejeho ibice byinshi. b. Birabujijwe kunyura mu muhanda w'ikindi cyerekezo. c. Birabujijwe kunyuranaho. d. Birabujijwe guhagarara ku iteme. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni a. Ni iherezo ry'umuhanda uromberejeho ibice byinshi, cyangwa ni b. Birabujijwe kunyura mu muhanda w'ikindi cyerekezo. Ese ni c. Birabujijwe kunyuranaho, cyangwa ni d. Birabujijwe guhagarara ku iteme. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga atwaye ikinyabiziga kikubwira iki? Twandike. Hano igisubizo ni a. Iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Cyapa nta kindi gisobanura mu byapa ndanga, bibutsa ko iyo hatariho uno murongo utukura uciyemo, biba bivuze ko
ari umuhanda uromberejeho ibice byinshi, ariko ku byapa ndanga n'ibyapa bitegeka iyo bashyizemo uno murongo utukura bivuga iherezo, bivuze ngo hano ni iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Igisubizo ni A. Nkomeza kwibutsa nimba uri mushyashya kuri ino channel, ndagusaba gukanda subscribe, gukanda like, kandi ntibagirwe comment y'amanota tugiye kugera muri ibibazo 20 byateguwe. Tubatinze n'ikibazo cya 14. Ikibazo cya 14 kirabaza kiti ikinyabiziga kigendeshwa na moteri n'ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa ntibishobora gukurura. Ese ikinyabiziga kigendeshwa na moteri n'ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa ntibishobora gukurura iki? A. Ibinyabiziga birenze kimwe. B. Ibinyabiziga bidapakiye birenze 2. C. Ibinyabiziga birenze 2. D. B na C nibyo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri hari iki? Ese ni A. Ni ibinyabiziga birenze kimwe cyangwa ni B. Ni ibinyabiziga bidapakiye birenze 2. Ese ni C. Ibinyabiziga birenze 2 cyangwa ni D. B na C nibyo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri hari iki? Ese ikinyabiziga kigendeshwa na moteri n'ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa ntibishobora gukurura ibihe binyabiziga? Twandike hano igisubizo ni C. Ibinyabiziga birenze 2. Ikinyabiziga kigendeshwa na moteri n'ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa ntibishobora gukurura ibinyabiziga birenze 2. Igisubizo ni C. Ni ibinyabiziga birenze 2. Tudatinze n'ikibazo cya 15. Ikibazo cya 15 kirabaza kiti mu muhanda ufite uruhererekane rw'amakoni feri y'urugendo ikoreshwa ryari? Ese mu muhanda ufite uruhererekane rw'amakoni cyangwa se ikoni rirenze rimwe cyangwa amakoni menshi feri y'urugendo ikoreshwa ryari? A. Mbere ya buri kone. B. Muri buri kone. C. Nyuma ya buri kone. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri hari iki? Ese ni A. Ni mbere ya buri koni cyangwa ni B. Muri buri koni. Ese ni C. Ni nyuma ya buri koni cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri hari iki? Ese muri uwo muhanda ufite uruhererekane rw'amakoni feri y'urugendo ni ryari ugikoresha? Twandike hano igisubizo ni A. Mbere ya buri koni. Umuhanda ufite uruhererekane rw'amakoni feri y'urugendo ikoreshwa mbere ya buri koni, kuko iyo ugiye kugera mu ikoni ugomba gufata feri cyangwa se gukoresha feri kugira ngo ugende wagabanyije umuvuduko utawagira izindi ngororane uhuriramo nazo. Bivuze ngo rero feri y'urugendo ikoreshwa byibuze mbere ya buri koni, mbere y'uko ugera mu ikoni rimwe ujya ahandi, bivuze ngo ugomba gukoresha feri. Nkomeza kwibutsa iki cyapa nk'uko muri kubibona, iki cyapa kiri mu byapa biburira kigaragaza uruhererekane rw'amakoni irya mbere riri ibumoso. Tudatinze n'ikibazo cya 16. Ikibazo cya 16 kirabaza kiti kuvuza ihoni bibujijwe. Ese kuvuza ihoni bibujijwe ryari? A. Ku musigiti, ku rusengero, ku rutambiro. B. Hafi y'ibitaro. C. Hafi y'ubuyobozi bwa polisi. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri hari iki? Ese ni A. Ni ku musigiti, ku rusengero, ku rutambiro cyangwa ni B. Hafi y'ibitaro. Ese ni C. Hafi y'ubuyobozi bwa polisi cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri hari iki? Ese kuvuza ihoni biba bibujijwe ryari muri aha hakurikira? Twandike hano igisubizo ni B. Hafi y'ibitaro. Kuvuza ihoni biba bibujijwe hafi y'ibitaro kuko biba bishobora kuba byabangamira abarwayi. Niyo mpamvu ahenshi hafi y'ibitaro bahashyira ibyapa bivuga ko bibujijwe kuhavugiriza amahoni, kuko abantu baba bafite uburwayi butandukanye baba baje kwivuza. Bivuze ngo hari amahoni aba ashobora kuba yababangamira. Niyo mpamvu hano hafi y'ibitaro ntabwo biba byemewe kuhavugiriza amahoni. Nkomeza kwibutsa ni muri mushyashya kuri ino channel, ndagusaba ngo nturenge ino video udakanze subscribe nimba ubona hari umumaro ino channel igufitiye, kandi wibuke gusiga like ndetse na comment y'amanota tugiye kugera muri ibi bibazo. Tudatinze n'ikibazo cya 17. Ikibazo cya 17 kirabaza kiti ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ashaka gukatira iburyo? Ese hano wowe uri umuyobozi w'ikinyabiziga nk'uko uri kubibona kuri ino shusho, ni iki wakora ushaka gukata iburyo? A. Vuza ihoni umenyesha umunyegare ko ushaka gukatira iburyo. B. Kata ikoni imbere y'umunyegare. C. Emerera umunyegare akomeze inzira ye. D. Ongera umuvuduko kugira ngo umutange gukata. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A.
vuza ihoni umenyesha umunyegare ko ushaka gukata cyangwa se gukatira iburyo, cyangwa ni B, kata ikoni imbere y'umunyegare. ese ni C, emerera umunyegare akomeze inzira ye, cyangwa ni D, ongera umuvuduko kugira ngo utange uno munyegare gukata imbere ye. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese nk'umuyobozi w'ikinyabiziga n'icyo wakora ushaka gukata iburyo? Twandike hano igisubizo ni C, emerera umunyegare akomeze inzira ye. Hano nk'umuyobozi w'ikinyabiziga urabona ko umuyobozi w'umunyegare ageze imbere hafi y'aho ugiye gukatira, nta kindi uba ugomba gukora, uba ugomba kumwemerera gukomeza inzira ye kugira ngo urebe niba akata koko iburyo cyangwa akomeza, bityo ubone kujya iburyo bwawe ushaka kujya. Niyo mpamvu hano igisubizo ari C. Tudatinze n'ikibazo cya 18. Ikibazo cya 18 kirabaza kiti umurongo ucagaguye wera mu muhanda usobanura iki? Ese umurongo ucagaguye wera mu muhanda iyo ubonye ukubwira iki? A, birabujijwe kuwurenga. B, birabujijwe kuhahagarara. C, wegereye ahaguteza ibyago. D, kunyuranaho ntibyemewe. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A, birabujijwe kuwurenga, cyangwa ni B, birabujijwe kuhahagarara? Ese ni C, wegereye ahaguteza ibyago, cyangwa ni D, kunyuranaho ntibyemewe? Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese umurongo ucagaguye wera mu muhanda usobanura iki? Twandike hano igisubizo ni A, birabujijwe kuwurenga. Hano uno murongo ucagaguye wera mu muhanda nta kintu usobanura ko bibujijwe kuwurenga kubera nk'uko twabibonye ku kimenyetso cyabanje biba bibujijwe kukirenga, ariko mu bundi buryo by'umwihariko umurongo wera ucagaguye uba ushobora kuba wanyuranaho ukaba wajya mu kindi gice cy'umuhanda cyangwa se ukaba wanahindukira, ariko muri rusange biba bibujijwe kuwurenga kuko ugabanya ibisate by'umuhanda. Niyo mpamvu hano igisubizo ari A. Tudatinze n'ikibazo cya 19. Ikibazo cya 19 kirabaza kiti mu gihe telefone yawe ihamagawe utwaye imodoka wakora iki? Ese mu gihe baguhamagaye utwaye imodoka nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni iki wakora? A, kwitaba cyangwa guhagarara ako kanya. B, kutayitaba. C, gushyira imodoka iruhande ukayitaba. D, B na C ni ibisubizo by'ukuri. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri hari iki? Ese ni A, kwitaba cyangwa guhagarara ako kanya, cyangwa ni B, kutayitaba? Ese ni C, gushyira imodoka iruhande ukayitaba, cyangwa ni D, B na C ni ibisubizo by'ukuri? Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri hari iki? Ese mu gihe telefone yawe ihamagawe utwaye imodoka ni iki wakora? Twandike hano igisubizo ni C, gushyira imodoka iruhande ukayitaba. Hano mu gihe telefone yawe ihamagawe nta kintu ugomba gukora, ugomba gushyira imodoka iruhande ukayitaba utabangamiye imigendere y'ibindi binyabiziga, ariko nanone utaretse kuyitaba kuko ishobora kuba ari telefone wenda ikuburira ibyago imbere yawe, cyangwa se hari ikindi kintu igukeneyeho cyihutirwa, bityo ntabwo biba byemewe kwitaba telefone utwaye ikinyabiziga, ariko uba ugomba kuba washyira imodoka iruhande ukayitaba mu gihe ubonye biri ngombwa. Niyo mpamvu igisubizo ari C. Tudatinze n'ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma. Ikibazo cya 20 kirabaza kiti iyo harimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka ikurikira. Ese iyo harimo indi myanya biba bibujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite iyihe myaka muri iyi ikurikira? A, imyaka 10. B, imyaka 12. C, imyaka 7. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A, ni imyaka 10, cyangwa ni B, imyaka 12? Ese ni C, ni imyaka 7, cyangwa ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese iyo harimo indi myanya bibabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite iyihe myaka? Twandike hano igisubizo ni B, imyaka 12. Iyo harimo indi myanya bibabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite byibuze imyaka 12, kuko hari imbere baba bateganya ko hashobora kuba haba n'ibyago runaka bishobora gutuma wenda umuntu mukuru ashobora kugira ukuntu yiyaranja, ariko ku mwana ntabwo biba byemewe. Abana baba bagomba kwicara mu zindi ntebe ku myaka 12 gusubiza hasi, ntabwo biba byemewe kubatwara ku ntebe y'imbere kandi harimo indi myanya.
asaba ubugize amanota angahe muri ibibazo 20 byateguwe. Ndagusaba ko yanyandikira muri comment. Ikindi kandi shimiye buri mwese twabonye kuva video itangiye kugera isoje. Wowe dusozanyije Imana ngo umugisha, wowe wanyumviye ugakora subscribe ugakanda like ndetse ukabasiza comment. Imana ngo umugisha. Jyama n'umunsi ku munsi nitwa Jemuve, reka duhure muri video itaha. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.